kuri uyu wa kane tariki 7 Gicurasi 2020 ahagana saa 12 nibwo umusore utaramenyekana amazina yinjiranye grenade mu nzu ikoreramo ba Kimyozi muri salon de coiffure iherereye ku Kimironko, arayifungura abari bayirimo bagiye kumufata ngo atayibatera niko guhita imuturikana. Bamwe mu batangabuhamya baganirije ikinyamakuru Igihe bavuze ko hari umusore waje akabereka ikintu akababaza ati iki murakizi, ngo icyo gihe yari arimo abereka grenade ariko ayiberekera ku ruhande ari no kuyifungura, ngo uwinjiranye iyi grenade yamaze kuyifungura itangira gucumba umwotsi, bamubwiye ngo nasohokane icyo kintu niko guhita imuturikana mu gihe bari bagiye kumusohora. Muri iyi nzu harimo abantu benshi bagiye kwiyogoshesha, bamwe bakomeretse byoroheje. Ubu polisi n'abasirikare ndetse n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB ubwo twakoraga iyi nkuru bari aho iyi sanganya yabereye. Kuri ubu kandi hakaba hari hagikikijwe ibirango bigaragaza ko hari gukorerwa iperereza ku buryo nta muntu wemerewe kuhanyura. Umwe mu bogosheraga muri iyi nzu yaganirije iki kinyamakuru akibwira ko uwo muntu iyo grenade yaturikanye ngo yari asanzwe amubona ko yari umukiriya asanzwe aza kwiyogoshesha. Amakuru kandi avuga ko umwe mu bana biyogosheshaga ubwo byabaga ngo yahise asimbuka mu idirishya akagwa inyuma y'inzu. Turabizeza gukomeza gukurikirana iyi nkuru mu gihe tugitegereje byinshi byiyongera kuri ibi ngibi. Simeon Muhumuza, One Nation Radio, i Kigali.